Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Peter Show, kandi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro gifite umutwe uvuga ngo ese wari ubizi. Muri ese wari ubizi ya none tugiye kubagezaho ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zarwaye. Reka tuze mu kanya tuvuge kuri ibyo bimenyetso. Burya impyiko zikora nabi zigaragazwa n'imihindagurike mu mikorere isanzwe y'umubiri. Impyiko ni igice cy'ingenzi cyane mu mubiri gikora mu gusukura no kuyungurura amaraso, zikayakuramo imyanda igasohoka mu mubiri binyuze mu kunyara. Umuntu agira impyiko ebyiri, ziba mu gice cyo hasi ku nda ahegereye umugongo. None se niki cyakubwira ko impyiko zawe zikora nabi? Cyangwa se ni ryari bavuga ko impyiko zikora nabi? Iyo zitangiye kubura ubushobozi bwo kuyungurura no gukura imyanda mu maraso mu buryo buhagije, tuvuga ko impyiko zitangiye gukora nabi. Ibimenyetso by'impyiko zikora nabi biragoye kugaragara iyo bikize, gusa kubibona hakiri kare ni ingenzi cyane kuko bifasha mu kwivuza hakiri kare kugira ngo bizirinde kwangirika. Reka noneho tuvuge ku bimenyetso byakwereka ko impyiko zikora nabi. Ikimenyetso cya mbere ni ukunyaragura cyane. Kunyara inshuro nyinshi cyane nijoro bishobora kuba ikimenyetso cy'impyiko zikora nabi. Iyo utuyunguruzo tw'impyiko twangiritse byongera ubushake bwo guhora ushaka kunyara kuko tuba tudashobora gufunga inkari. Naho icyerekana ko impyiko zawe zitagikora neza cya kabiri ni uko haza amaraso mu nkari. Impyiko zikora neza ntizigomba gusohora uturemangingo tw'amaraso mu mubiri. Akamaro kazo ni ukuvana imyanda mu maraso ubundi agakomeza gutembera mu mubiri bisanzwe. Iyo impyiko zikora nabi, uturemangingo tw'amaraso dushobora gutangira gusohoka mu nkari. Bishobora kuba ibimenyetso by'uko zikora nabi zatangiye kuzana n'utubuye mu mpyiko. Naho ikindi kintu cya gatatu cyakwereka ko impyiko zawe zitagikora neza ni ukubyimbagana no kwiyongera ibiro cyane. Impyiko zifasha umubiri mu kwikiza imyanda n'uburozi butandukanye buba buwurimo, igasohoka ari inkari. Iyo zidakora neza, ayo mazi yose yigumira mu mubiri bikaba byatera ingiramubiri guhorana amazi menshi no kwiyongera ibiro. N'ikindi kintu cya kane cyerekana ko impyiko zawe zitagikora neza ni uguhora unaniwe no gucika intege. Akenshi kunanirwa biterwa no kubura umusemburo witwa erythropoietin. Akamaro k'uyu musemburo mu mubiri ni ugutanga insoro zitukura z'amaraso zikorwa. Izo soro zitwara umwuka mwiza wa oxygene ku turemangingo dufatanye mu mubiri. Iyo impyiko zidakora mu buryo buhagije uwo musemburo, bituma izo soro zitukura zigabanuka, bityo ugahorana umunaniro no gucika intege buri gihe. Turaje mu kanya tuvuga ibindi bintu byakwereka ko impyiko zawe zatangiye kwangirika. Ikindi kintu cya gatanu cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni ukuzamuka k'umuvuduko w'amaraso. Iyo impyiko zangiritse ntabwo zishobora kuringaniza neza umuvuduko w'amaraso. Imbaraga amaraso acana mu miyoboro yazo atuma imiyoboro y'amaraso mu mpyiko irushaho kwangirika no gukomera cyane. N'ikindi kintu cya gatandatu cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni uguhorana imbwa mu mikaya. Naho ikindi kintu cya gatandatu cyakwereka ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni uguhorana imbwa mu mikaya. Impyiko zikora nabi bitera imyunyungugu itandukanye mu mubiri kutagira urugero ruhagije. Calcium na phosphore zitangira kugabanuka mu mubiri, bityo imikaya igahora yikanya, bizwi nko gufatwa n'imbwa. Naho ikindi kintu cya karindwi cyerekana ko ufite ibimenyetso byo kurwara impyiko ni ukuzana urufuro mu nkari. Iyo unyara inkari ziri mu rufuro bishobora kwerekana ko hari poroteyine ziri gusohoka mu nkari. Uru rufuro akenshi ruba rumeze nk'urwo ubona uri gukubita amagi. Ubwo niba ujya unyara ukabona haraza urufuro, ujye umenya ko ufite ikimenyetso kimwe cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kugira akabazo. Naho ikindi kintu cya 8 cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni ukuzana ibiheri biryaryata. Iyo imyanda kimwe na acide yitwa uric acid bimaze kuba byinshi mu mubiri, bitangira gutera uruhu ibituri bitukura.
Ibi biheri bishobora kuba bifite ibara ritukura riba ryatewe na aside nyinshi iri mu mubiri. Ikindi kimenyetso cya 9 cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni uguteragura cyane k'umutima. Mu gihe impyiko zangiritse bishobora gutera potasiyumu nyinshi mu maraso, ibi bigatuma umutima uteragura cyane. Naho ikindi kimenyetso cya 10 cyerekana ko impyiko zawe zatangiye kwangirika ni uguhorana iseseme no kuruka. Iyo imyanda ikabije kuba nyinshi mu mubiri kubera impyiko zitakisohora uko bikwiye, umubiri utangira gushakisha uburyo bwose uyikiza. Ibi nibyo bituma ugira iseseme, ugashaka kuruka kugira ngo isohoke. Muri iki kiganiro cya ese wari ubizi twumvise ibintu 10 byakwereka ko impyiko zawe zatangiye kwangirika cyangwa se zirwaye. Cya mbere twumvise ko kunyaragura cyane, icya kabiri kuzana amaraso mu nkari, icya gatatu kubyimbagana no kwiyongera kw'ibiro, icya kane guhora unaniwe no gucika intege, icya gatanu kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso, icya gatandatu guhora n'imbwa mu mikaya, icya karindwi urufuro mu nkari, icya munani kuzana ibiheri biryaryata, icya 9 kugira umutima uteragura cyane, naho icya 10 ni uguhorana isesemi no kuruka. Ubwo mu gihe ubonye bimwe muri ibi bimenyetso ni ngombwa kugana kwa muganga bakagusuzuma impyiko hakiri kare mbere y'uko zangirika bikaba byateza ibibazo bikomeye mu mubiri. Naho ubutaha muri ese wari ubizi, mwari muri gukurikirana iki kiganiro kuri Peter Show, kandi twagusaba gukora subscribe, share, hanyuma hagira n'ikindi cyifuzo watugezaho n'ikindi twazavuga ubutaha wakitwandikira muri comment. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.